donc ibi bintu bigiye kujya bitakaza icyizere mu rukundo ku buryo ariko se ubundi iyingirwa mugore yo cyangwa iyingirwa mugabo cyangwa iyingirwa musore cyangwa mukobwa iyingirwa fiance ibeshya ngo ikunda uyu muntu ibiganiro byose bagirana ikabiri kumurikodinga cyangwa ikamufata amavideo itabizi kugira ngo izabone izamusebesha ngo umunsi batandukanye. Ego ubundi ururwo ni urukundo koko wagira umuntu mwakundanye gutyo cyangwa inshuti yawe gutyo ngo nuko wenda ngo mutakibanye cyangwa bitagenze uko wabyifuzaga cyangwa ibyo wamushakaga utabibonye umva reka nkubwize ukuri naragenze ndabona rero bizatakariza abantu icyizere cy'urukundo kumva abantu n'imibanire cyangwa umuntu ajya gucyurira ati usigaye wicarana n'umuntu noneho wabona telefone wenda yarayifite nko mu ntoki ukabona yishyize nko ku meza mwicaye imbere uvuga uti reka mvuga abiri tutandukane. Nukuri sinzi kandi reka mubwize ukuri usanga ibi bintu bikorwa n'abantu bake kandi bamwe. Uzi ko hano umuntu yamenye ko wamurikodinze nta na objectif yo kugira ahantu ujyana iyo video cyangwa iyo audio uzi ko ufite dura yo kumurega noneho birenga ibyo ntubona nk'ubu ndi kurwana n'umudamu wanjye cyangwa twagiranye amakimbirane tukaba turi gutongana yego nka muri coding uzi ko iyo mbijyanye muri polisi nk'ikimenyetso kitemerwa kuko barambwira ati nta duruwa wari ufite yo kumuri coding ako feri byagombye kuba ari uko rwose ati kuki wa muri nanjye babanza bakampana kuki wenda nubwo turi kumva koko cyaba ikimenyetso ariko se wowe wari ufite duruwa yo kumuri coding icyo wabanza ukakiburana. Rero sinzi wenda tureka hari igihe n'abaturage rimwe na rimwe bavuga bati uko biri kose ibi bintu bishobora kuba bitagera muri presidence wenda ngo basi muzehe abibone kuko aramutse abibonye akagira icyo abivugaho bihita bikemuka ariko hatabayeho gukumira rwose ubu ngubu koko ibintu byose tujya turindira ko perezida wa repubulika ari ugomba kubidukemura. Iyo community yo twaba turi kubaka ubwo yaba ari bwoko ki? Kadutangire tubasuhuza mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri zicano muzabikurikiraho harimo Evangelize Le Monde TV ndetse twagize n'umugisha ko iki kiganiro kizatambuka no ku muyoboro cyangwa se ku murongo wa YouTube bita Komera TV. Imana ibaha umugisha ndabizi ko izo cano mukunda kuzikurikira nubwo twari tumaze igihe wenda tutagaragara imbere ya kamera bitewe n'impamvu zitandukanye harimo n'uburwayi ariko turashima Imana ko ubu ngubu turi bazima twagarutse mu biganiro nk'uko bisanzwe. Rero aho uherereye wowe unyumva araba ari ku mugabane Burayi aho turimo dukorera ibi biganiro ndetse muri Amerika muri Canada aho dufite inshuti nyinshi zidukurikira no muri Afurika muri rusange by'umwihariko abari muri East Africa barimo bakurikira ururimi rw'ikinyarwanda tutibagiwe n'inshuti zacu zidukurikira ari nyinshi mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi mwese turavuze ngo amahoro y'Imana abe mu buzima bwanyu. Uyu munsi turagarutse tugiye gukora ikiganiro nkeka ko nugikurikira mu by'ukuri uri bukuremo amasomo menshi
ariko turi kumwe tugiye kugikora turi ku murongo wa telefone n'umunyamakuru cyangwa se nyir'ikinyamakuru cya Komera TV mu Rwanda, Izayi. Niba utwumva turagusuhuje, Yesu aguhe umugisha. nanjye ndabasuhuje cyane, mukomere cyane abari ku mugabane w'Uburayi nk'uko atangiye ubivuga, n'abari hano muri Afurika. Rero Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Senga Izayi. Ndishimiye kuba turi kumwe namwe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen, amen. Aho ngaho murakomeye, mumeze neza? Bibiliya ivuga neza, ikavuga ngo muri byose muhore mushima. Hanyuma hari mu gitondo uyu munsi nabyutse niyumvamo gusoma Bibiliya. Hari umurongo umwe naganiriye n'umushuti wanjye dusengana, uvuga ngo niba donc muri ubu buzima dukurikiye Kristo, niba muri ubu buzima ari Kristo, amakuba menshi, ngo ni amakuba menshi, ngo si makeya pe muri iyi nzira. Urango nubona n'amakuba n'ibintu bikomeye bitaza ngo ujye umenya ngo inzira wayivuyemo. Kimwe mu bintu bikubwira ko ukiri mu nzira ni uko ayo makuba ngo azaso. Rero turashimira Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ni ukuri Imana ishimwe. Icyo ntabwo ari ikimenyetso kimwe gusa simusiga kigaragaza ko ayo makuba tuyarimo, kuko n'abatazi Imana n'abatasenga ayo makuba turayahuje, tuyahuriyeho. Ahubwo twebwe ikidutandukanya n'abandi bose twagize amakuba amwe ni uburyo bwo kwitwara muri ayo makuba. Ikindi noneho Yesu ntiyigeze adusezeranya ko tutazahura n'imiraba, ahubwo yavuze ko azajya abana natwe muri iyo miraba. Rero mw'ayo makuba Yesu we, Imana tuba turi kumwe, Yesu tuba turi kumwe no mu makuba yacu. Yes. Kandi ikindi impamvu duhura n'amakuba nuko kugira ngo isi ibiri kutwibutsa ko inaha atari iwacu. Si muhira hano. Ntabwo ari muhira, kandi ngo iyo umuntu ari w'abandi ngo aba akwiye kwigengesera kugira ngo atahasiga amateka mabi. Reka abantu badukurikiye mbaho uwo murongo wantangaje. Ni mu byakozwe n'intumwa ibice 14, umurongo wa 22 uravuga ngo bakomeza imitima y'abigishwa, babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Yego. Nibyo. Ahubwo se Zayina, mbere yuko wenda dukomeze iki kiganiro, wenda ndibuze no kuguha umwanya, ni wowe umenyereye ibi by'ubunyamakuru, njyewe se ndi umunyamakuru. Yego. Ari umuntu uri gushima Imana ko yarwaye agakira, n'utarigeze arwara, ufite ishimwe rikomeye ninde muri abo bombi? Uwashimye Imana ko yakize. Yararwaye. N'utarigeze arwara. Yego. Ayo mashimwe ufite ishimwe rikomeye ninde? Riremereye wavuga uti uyu we rwose yakagombye gushima Imana avuye hasi. Ngiye ndumva ayo mashimwe yombi akomeye. Okay, uko niko byumva. None se twembi duhagurutse Nyabugogo twerekeza i Rusizi n'urugero. Ufashe bisi nanjye mfashe indi. Nje nakoze impanuka njyewe, ariko Imana irandinda ndarokoka. Nawe mwebwe mwagezeyo amahoro muranagaruka nta mpanuka mwigeze mukora. Ufite ishimwe rikomeye mwabo bombi ninde? Ari ukugerayo amahoro ni ishimwe rikomeye. Ari ukuba wakoze accident ntugire icyo uba ni ishimwe rikomeye.
icyo nashakaga rero ni ka challenge kubera ko akenshi satani akunda kutwereka ko ntacyo dufite cyo gushima Imana ngo kubera nta cyatubayeho kidasanzwe kandi ahubwo ishimwe rikomeye ni uko njyewe ntakoze impanuka kuko mu mpanuka hari byinshi nahombeyemo nubwo narokotse ariko wowe twakoze urugendo rumwe wowe urumva ngo ntacyo gushima Imana urumva ari ibisanzwe birya wa muhanzi yaririmbye ngo hari byinshi tubona mu buzima tukagira ngo ni ibisanzwe ariko nyamara burya ngo hari Imana yego rero uri gushima Imana ko maze umwaka mu bitaro abantu barakoma induru ati Imana ishimwe ati mbega ishimwe kandi wowe utarigeze ujya mu bitaro n'umunsi n'umwe ukumva ntacyo ufite cyo gushima Imana ubwo ni ubukene bukomeye cyane mu byo kuramya Imana no kuyishimira kuko ahubwo wakagombye kuyishimira kurenza wa wundi kuko we yataye igihe mu bitaro hari byinshi yatakaje nubwo yakize ariko utarigeze ujyayo n'umunsi n'umwe ni wowe ufite ishimwe riremereye cyane ariko rimwe na rimwe satani atwereka ko ntabyo dufite byo gushima Imana kuko nta kintu kidasanzwe cyatubayeho kandi si ngombwa ngo turindire tujye duhura n'ibintu bidasanzwe kugira ngo tujye twabona gushima Imana kuko kuba utarwaye nibyo ahubwo nibyo ni ikintu ni igitangaza ahubwo nibyo byakagombye kuba bidasanzwe nibyo rwose reka nkureke rero ndifuza ko nubwo turi kuri telefone ariko wayobora iki kiganiro tugiye kugirana kugira ngo kandi rwose ndagishishikariza abakunzi bacu bagiye gukurikira izi nkuru ariko mbere yuko wenda nguha umwanya hari inkuru nabonye nayibonye ku kinyamakuru Igihe indi nyibona nari mbanje kuyibona kuri social media kuri YouTube ariko ntakubeshye ibintu tubona kuri YouTube ndavuga twebwe nk'abantu baraha byo mu Rwanda bitewe nuko umuntu atakizera ese ibi bintu nukuri ni ugutwika mugani wanyu gushaka views gusebanya ni ukuri bisigaye bituma agakuru kose umuntu abonye kuri rezo sosiyo cyane ko uyu murongo wa YouTube abanza kujya kwikorera ubushakashatsi bundi kugira ngo amenye niba ari ukuri kuko musigaye mwaraduteye ubwoba abantu mukoresha YouTube aho mu Rwanda wenda turabigarukaho ariko ni inkuru nabonye ku Gihe ubwo nahise njya ku Gihe akenshi niho nkunda kuverifiya mbona ngo muri Gasabo inkongi y'umuriro yahitanye uyu mugabo ngo wari ufite hoteli bita Ibiza Resort agapfana n'abana babiri njyewe nkibona iyi titire nagize ngo wenda ni impanuka yabaye ariko nk'uko nayisomye bivuga ko umugabo yagiye akikingirana mu nzu n'abana be babiri noneho ngo agakinga imiryango yose n'imfunguzo akazikuramo deni agashyiramo esanse agatwika nkamwe muri aho iyo mubona ibintu nk'ibi bintu biteye agahinda vurema ni ibintu umuntu yabona yatabona uko asobanura yari inzu nziza rwose ya cadastre urumva n'umuntu wari ukomeye umuntu wabashaga abantu babasha kuba bafite hoteli famille nziza nk'iyi umuntu akigirira nabi aka kageni nabyo rwose ni ibintu biteye agahinda vurema iriya nkuru ikigaragara nuko ariyo kuko nanjye nabonye ibinyamakuru bitandukanye ngewe sinabashije kuhagera nabonye ibinyamakuru bitandukanye kandi nizera ko bishobora kuba ntabwo babibeshya ntabwo babibeshya nyine kuriya mwabibonye natwe turi kubibona ku marezo sosiyo gutyo birababaje d'abord birababaje vraiment
birababaje kandi buriya wenda abantu banabitekerezeho neza gufata umwanzuro nk'uyu ukakaye gutya vurema ugafata essence ntutekereze ko yaba wenda ari essence yamennye nko wenda ngo afata akantu k'akabido byanga bikunda ashobora kuba yari yashyizemo essence ahantu henshi. Oya nkurikije ukuntu iyi nzu ubona iburyo yari ikomeye n'uburyo yabaye yahiye rwose bya seriye bya nyabyo urabona ko ari igikorwa mbese bigaragara ko cyari cyiteguwe bya seriye biri seriye pe mu buryo buhagije kuko urabona ko n'igipangu gate ubwayo nayo yafashwe donc urabona ko ari ibintu rwose byiteguwe cyane. Hanyuma turi nanjye ndaza turajya tuganira duhana ibitekerezo wenda n'abadukurikiye barajya bashyiraho na commentaire ariko mfite ide yego mfite ide ko mu minsi iri imbere dutangira kujya dukora ibiganiro bifunguye biri live streaming tugashyiraho n'imirongo ya telefone ku buryo umuntu ashobora guhamagarira mu kiganiro agatanga comment cyangwa igitekerezo. Yego rwose ngira ngo ibyo bintu uzabinshyigikiramo tubitangire vuba. Oya nagushyigikiye ahubwo ubundi izina niryo muntu nikomera gahunda n'ugukomera urabona woroshye n'isi imeze itya wakoroha gute mu isi y'ikakayiryo ubu rero windinze hanyuma feri bimwe mu bintu bindyohera iyo twakoranye ikiganiro nuko uri ku mugabane w'Uburayi nubwo wenda hari abatabimenya ariko uri ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego. Hanyuma ukandi reka nibutsa abantu ko uhamaze igihe kinini rwose buryo iyo umuntu amaze ahantu imyaka irenga 10 abahazi. Yego. Umaze no kugenda mu bihugu byinshi bitandukanye kuri uwo mugabane w'Uburayi. Reka duhere wenda tunifashishije iyi nkuru nyine y'uyu muntu wiyambuye ubuzima n'abana be babiri. Bivugwa ko mu makuru twabonye bivugwa ko yarafitanye amakimbirane n'umugore ntibahuzaga bamwe na hari abaturage numvise bavugaga ko umugore ataraki mu burenganzira ku mafaranga ye urumva donc nyine urumva ko harimo akabazo. Hanyuma tuse n'abavuga rero ku miryango ubundi aho ngaho mu by'umwihariko mu Bufaransa wenda no mu Bubiligi ngira ngo muregeranye n'ahandi aho wagiye ubasha kugera feri ubundi imiryango aho ngaho daboro ibanyite namwe aho ngaho bibari hasi hejuru ninde uri hasi ninde uri hejuru cyangwa aho ngaho wenda kubera ko nta n'inzara wenda nyinshi haba ho abantu babanye neza. Muririmbyi yararirimbye ngo ibi nta hantu wabihungira ngo mu isi ntaho naha bagirana amakimbirane ndetse urabizi ko to ya divorce iri iri hejuru cyane. Ubu iri ngo kuri kangahe kwijana? Wenda ntabwo nahita ndeba ariko ndaza kubireba wenda ndibuze kubimansioninga mu iki kiganiro muri description ariko mu by'ukuri ubwo ndavuga en general nyine murero gusa yego aho wenda bitandukanye navuga ko byenda kuba bitandukanye gato n'ibyo tubonaho cyane mu marezo sosiyo. Yego nuko hano mushobora gushwana ntimwumvikane mushobora gukora divorce hari icyo bita memu divorce amiable atari uko mwanagiranye amakimbirane akomeye ahubwo mwe mukicara mukavuga ati rero reka dutandukane mukabyumvikanaho rwose mugakora divorce amiable bitiriwe bizamwe impaka ndende n'imanza zikomeye
ku bwende bwanyu no ku bushake bwanyu bitewe n'utuntu mubona mudahuza mwebwe ubwanyu mukavuga uwo n'umugore wawe mukavuga muti rero cyane umugore aho ntiyabakirimo sheri yego noneho aha ahantu navuga ko bitandukanye yego ni gakeya hashobora kuzamo ibintu by'impfu aho mushobora kugirana ibibazo bigera ku rwego aho kugira mukore divorce mutandukana umwe ajya ukwe n'undi ukwe mukaba mwagera ku rwego rw'uko umwe ahitana ubuzima bw'umwe cyangwa undi nawe akishyira mu kagozi ni rare ko hano i Burayi nyine bibaho. Ikindi ni gake cyane ko ibintu mwapfuye dushobora gusanga hano umuntu yatandukanye n'undi bugaca yagiye imbere y'ikinyamakuru kuvuga iby'agahinda ke cyangwa n'impamvu yatandukanye n'umuntu nk'ibyo tubona aho ngaho nabyo ni hafi ya ntabyo. ni ukuvuga ngo ntabwo akenshi mu by'ukuri abantu banyumve neza bikorwa n'abagore igitsina gore ukabona araje arariza ati mbese ntabwo nasubiramo ibyo bavuga ariko nyine usanga avuga imibanire yabo agahera ari naho nyine sosiyete yacu iri kwangirikira. Sosiyete yacu y'abanyarwanda mbona igenda yangirika cyane kandi yangijwe n'iyi nkundura ya rezo sosiyo social media yego ku buryo ubona ko niba nta gikozwe mu bantu bitwa aba youtuberi cyangwa se abantu bakoresha izi mbuga ubwabo ngo bahugurwe bamenye ibintu bagakwiye gutangaza muri za platforme zabo. yego icya kabiri no guhugura abantu bazijyaho ni ibiki nakagombye kujyana kuri rezo sosiyo. Umuryango wangire kute yego ntabwo ikibazo ari nge si n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye. yego ikibazo ni education uburere tugiye gutanga kuko ubundi rezo sosiyo ibi bintu bya YouTube akenshi biza ari entertainment cyangwa se ari education cyangwa se ari siporo yego cyangwa se n'ubundi siporo nayo ni mu myidagaduro ari religion urumva yego cyangwa ari music byose ubwo biri mu myidagaduro mugani wawe. yego ariko iyo byabaye amatiku iyo byatangiye kuba amatiku iyo byatangiye kuza gusebya mugenzi wawe yego biba byabaye icyo bita gahomamunwa kubera ko ntiba bikiri education ahubwo biba byabaye imbuto mbi uba ugiye gusigira abazagukomokaho. kandi nongere nibutsa abantu ko ibintu byose tuvugira na message burya wandika kuri telefone yawe nubwo uyisiba ntaho ibigiye igihe cyari cyo cyose burya yazagaruka. Ikintu dushyira muri Google ntaho kijya na nyuma y'iki kinyejana ibintu wavuze wabazabigarura. yego niyo mpamvu tuba dukwiye kwitonda. Shobora kuba natandukiriye ku kibazo warumbajije. oya watandukiriye neza ariko ubwo narimbihuje n'amasaga tubona kuri rezo sosiyo arayo y'abantu batandukanye ari aba nyine bicana ukumva umuntu yiyambuye ubuzima ngo umuntu nta aho kugira ngo bigeraho ngewe nta kintu gikomeye kurenza urupfu nicyo kibi cya nyuma kibaho ahubwo yaro niyambura ubuzima ngewe ahubwo nava mu buzima bwo watuma niyambura ubuzima njye ahubwo nava mu buzima bwe agenda ngakora ubwanjye. yego cyaho kujya niyambura. Feri wenda tuvuge hano hari ibintu byaje ubona ko social media zaje hano na leta yagize neza irabyoroshya internet mu by'ukuri yo mu Rwanda umuntu avuze ko ikora neza ntiyababeshye pe
ngira ngo ubu turi kuvugana urumva ko bidacika oya wagira ngo turi kumwe ahubwo muri studio rwose. Yego leta yagerageje korohereza abaturage ku kijyanye na internet. Hanyuma ubona ko rimwe na rimwe urubyiruko rwahise rugira umuvuduko munini naho urubyiruko ruba rushishikaye ariko rimwe usanga nyine hari imico wenda rugenda rurahura ahandi, ibyo nabyo ntiwapfa kubitangira. Ariko icyo nashakaga kukubaza, tuvuga n'urugero aho ngaho hari ibintu hano mu Rwanda, hari ukuntu basezerana bagasezerana ibyo bita ivangamutungo risesuye cyangwa se ivangamutungo muhahano. Ngewe sindasezerana ariko aya masezerano niyo nzi abiri. Cyangwa ivanguramutungo. Cyangwa se ivanguramutungo. Yego. Hanyuma ubundi mwebwe aho ngaho kugira ngo ntibigere ku rwego umuntu yiyambura n'ubuzima nk'uko ngo kuko wenda wo babanaga hari ibyo badahuje, ubundi aho ngaho abazungu basezerana cyane ivangamutungo n'ivanguramutungo n'ivangamutungo muhahano, aho ngaho akenshi ubibona gute? urakoze cyane. Bien sûr ni ukuvuga uko mbibona nk'uko bivuze, kubera ko ubundi hano naho ibyo byose birahaba. Donc izo regime zose amasezerano mugiye gukora, ibyo byose nk'uko bibaho n'aha ngaha birahaba. Navuga rero ngo urumva ko aho ngaho abantu benshi batandukana, cyangwa se ikintu gitera amakimbirane mu ngo aho mu Rwanda wenda ni kuko niho turi kuvuga. Yego. Ubwo wowe uri gushaka kunyumvisha ko impamvu nyamukuru ari ubutunzi cyangwa se amafaranga. Yego. Donc ko ahanini ari amakimbirane ashingiye ku mitungo, sibyo? Nabyo yego. Rero wenda navuga ko bitandukanye ahubwo n'ibyiganza hano i Burayi, kubera ko iyo ugiye kureba usanga mwaba mwaravanze umutungo cyangwa mubana, byanze bikunze hano ntabwo umuntu ari we ashobora gukora ubuzima bw'urugo wenyine ngo abishobore. Ubu usanga hari uruhare rwawe, hari n'uruhare rw'undi. Niyo mpamvu niba umudamu akora nawe ugakora, mwese mubyuka kimwe mujya mu kazi, nta kuvuga ngo nka birya bya kera wenda by'iwacu ngo umugabo ngo niwe uhahira urugo. Hano i Burayi ho mwese muraruhahira. Nibyo muzageraho. Umwe atabyemera ngo asinye, nta kintu mwageraho. Niba ari imodoka mugiye kugura, mugomba gufatana ukuboko. Iyo modoka iyo mwasezeranye mufite amasezerano yemewe muri leta, ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo iyi modoka ni iyanjye, ni iy'urugo. Ntiwavuga ngo iyi nzu ni iyanjye ngo wenda ngo hari akazi wagura ku ruhande ngo atabizi. Ntibishoboka. Nta kintu wakora ngo umunyure mu nzara z'intoki, umunyure mu rihumye, ugenda ugira akantu ugura nk'ako atabizi. Ubwo ni igihe mwavanze iki? Mwavanze umutungo. Noneho mu gihe mutawuvanze rero, muragera mu rugo muvuge muti depanse duhuriyeho zanjye nawe ni izihe? Buri wese agafata amafaranga ya depanse y'urugo kuko muruhuriyeho, n'undi amafaranga, ubundi asigaye arenze kuri depanse muhuriyeho wayabyinira, wayakoresha icyo ushaka, wayagura inzu, uko washaka kose. Mwanashaka gutandukana mukareba niba hari ikintu mwaguze mufite fagitire,
muhuriyeho mwembi, icyo kintu akaba ari cyo mugabana cyonyine gusa, ubundi ibindi mudahuriyeho ubwo ni ibyawe, ninjye wabishatse ku ruhande rwanjye n'undi abishaka ku ruhande rwe. Rero muri ka zose mwaba mwawuvanze cyangwa mutawuvanze, nakubwiye ko hano nta wakora ubuzima bwe ari umwe, kandi nyine mwitwa ko mwasezeranye, byakuboroka. Niyo mpamvu no mu gutandukana biba byoroshye, bareba nyine ibyo muhuriyeho fara, niba ari ukugabana akaba ari byo mugabana, nuko nta procedure zindi ndende cyane nyinshi. Rero ngira ngo kimwe cyo hazamo n'ikibazo cy'imyumvire, yego nabyo, cyangwa se no kwibaza ngo ese uyu muntu uretse n'imyumvire no kuba umudamu yaramutesheje umutwe, kuko buriya abantu bazi ngo icyo bita menase ni ukuba wafata inkoni ugakubita umuntu n'icyo, ariko amagambo mabi ashobora kuburesa umuntu agafata ibyemezo bibi, guhozwa ku rutoto rwa buri munsi. Yego, ibyo byose bishobora gutuma ikibazo kibaho. Ariko nkeka ko kugira ngo umuntu ajye gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima, agahitana n'abana be yibyariye yikuriye mu nda, akabatwika bagashyana, ngira ngo hari ikiba cyarirengagijwe, haba muri kominote abayemo, haba mu rugo, cyangwa se na turaje y'abamurebaga cyangwa y'abarebaga urwo rugo. Cyangwa se ukibaza uyu muntu nta n'ikindi kibazo yagiraga wenda bisanzwe, ikibazo cyo mu mutwe ni urugero. Mbese hano ushobora kwanariza ibintu byinshi bitandukanye, ndabyumva, ariko sinumva ukuntu wagirana ikibazo n'umudamu noneho ngo wice n'abana mwabyaranye. Nese abo bana baba bagiye kuzira iki? Ko bagiye kuba victim. Hanyuma se Feri, hari ibintu tujya twumva cyakora bitaragera hano muri Afurika, tubyumva aho ngaho muri ibyo bihugu by'abazungu. Ujya kumva ngo kubera wenda umuntu atagishaka kubana n'abantu, nawe wigeze kubimbwiraho, ariko ukumva ngo umuntu ntagishaka kubana n'undi, akajya gusezerana n'imbwa ku mugaragaro mu mategeko, bakamusezeranya abacamanza bakavuga ati ubaye umugabo n'umugore, ari imbwa cyangwa ipusi cyangwa ikindi kintu nyine ashaka. By'ukuri Feri, wigeze ubibona n'amaso, ubona umuntu wasezeranye n'imbwa cyangwa ihene se simbizi niba zihaba, no kuko ubona ko aho uyu muntu yiyamburiye ubuzima akitwikira mu nzu, buriya biba bifite ikintu kinini bivuze, haba mu babana. Hari uhita avuga ati ejo mbiswada, ejo wenda utazayifunga ukayifungiramo twese noneho tugapfana, bagira amakimbirane gato yakavuga ati reka nigendere. Cyangwa se mu rubyiruko wenda igice cy'abakobwa cyangwa abahungu bakavuga ati nkurikije ibintu ndi kubona ubuntu abantu bitwika, ndajya gushaka nshaka iki. Donc byanga bikunda bigira effect, kandi uko biri kose mbi mu buzima bw'ababibonye. Hanyuma aho ngaho Burayi Feri, ibyo wigeze ubibona kuko umuntu asezerana n'imbwa cyangwa ikindi kintu cy'igikoko kumugaragara? Kimwe cyo nabonye, kugira ngo wenda umuntu ajya anatanga message iri claire, ko ni bya bintu nakubwiye nyine byuko abantu basigaye banatwika kuri rezo sosiyo kugira nanjye ndahinduka wenda rutwitsi. Kimwe cyo nabonye nuko nihuriye n'abantu ngewe ku giti cyanjye,
umuntu akakwibwirira ko aho kugira ngo abane n'umuntu yahisemo kwibanira n'imbwa kuko ni inshuti nziza niyo itamutesha umutwe, iyo ntabwo imuburesa ntimubwira amagambo mabi, ko adashobora kubana n'umuntu ahubwo yahisemo kwibanira n'itungo gutyo. Bamwe bahitamo kubana n'amapusi, abandi bagahitamo kubana nyine n'imbwa cyangwa n'andi matungo, akenshi nayo aba yiganje wenda hano mu mazu, ariko ntabwo biragera ku rwego nabwo muri komine bashobora kuvuga ngo uriya muntu yaje gusezerana n'imbwa ngo reka tubasezeranye. Ahubwo ni umuntu we ubihitamo, kavuga ati kuko ni uburenganzira bwawe, ibyo byo ni uburenganzira bwawe. Kavuga ati ngewe aho kugira nzabane n'umuntu nzabana n'imbwa yanjye, setu ubuzima bukaba ari ubwo rwose, akazarinda apfa atanashatse, avuga ati sinshobora kubana n'umuntu, nzibanira n'itungo, iri tungo ntirintesha umutwe, cyangwa se akaba yaragize ibikomere byinshi mu rushako, yaragize wenda umugore umutesha umutwe cyangwa umugabo umutesha umutwe, akazinukwa akavuga ngo aho kugira nzongere mbane n'umugabo mu nzu nzahitamo kwibanira n'ipusi yanjye. Mbese agafata urukundo rwose yari kuzaha umuntu, yari kuzaha, hari n'abahitamo kutabyara, urukundo rwose yagombaga guha abana akaruha itungo. Ibyo byo ni ibintu bibaho rwose cyane. Ati ngewe sinshobora kuzabyara ntabyo nshaka, agafata yewe yajya no kuraga niba wenda agiye gupfa, afite amazu afite n'iki, ntabiraga umuntu akabiraga imbwa ye, cyangwa akabiraga sosiyete izamufatira imbwa cyangwa ipusi, kubera ko yazinutswe abantu cyane. Urumva nyine aho voilà. Hanyuma Feri, watangiye ubikomozaho ku bintu bikorerwa by'umwihariko, reka tuvuge hano iwacu kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri hari ibintu ureba ukabona biteye kwibaza, ukajya kubona ukabona ati umuntu akaza ati nje kumena umuceri, ukibaza umuceri ko twari kuwurya umeneye iki, ukibaza umuceri warimo bikakuyobera. No kandi ukamenwa n'umukozi w'Imana nabyo byongereho. Ari umukozi w'Imana wakusanyije umuceri avuga ati nje kuwumena. Hanyuma byagiye binabazwa cyane cyane, wagira wenda umunyamakuru uhuye n'abayobozi ba RIB, bakabaza batese ibi bintu mubibona gute kuri social media, ko ubona byibisenya umuryango. Yewe hari n'umunyamakuru wigeze kuvuga ati rero nibikomeza gutya nta gikozwe, igihe kizageraho abantu bajye bareka kujya wenda gutega amaso ko wenda RIB ishobora kugira ikibikoraho, abantu bihorera. Yego avuga ati ndirirwa njya gusiragira hariya gute, yihorere. Kandi mu by'ukuri ubona ko bigenda bifata indi ntera. Hanyuma ukajya kubona ukabona ngo umuntu azanye amajwi y'umuntu baganiriye kuri telefone, agashyira aho ngaho. Umva ibintu bigasirikira. Hari naho nzi ngewe, hari aho nzi famiye imwe byigeze kubaho mu bihe bishize, noneho nyirabukwe w'uwo muntu ajya muri koma kubera kubibona kenshi. Yego arabibona, kwihangana kwe wenda kwari guke, yari afite umutima woroshye rwose. Ndabyibuka ko yagiye muri koma, nagiye kubasura, ubona ko yaramaze ngo nk'iminsi hafi 2, ariko ubu yarakize. Ikindi ubona ko iyo inzego z'umutekano zibishinzwe iyo zitagize icyo zibikoraho, ubona ko buri muntu wese aba atekereza avuga ati bo hari ahantu hashobora kuboneka amafaranga, reka nanjye aba ari iyo nzira nzakoresha mu buryo bworoshye. Umuntu akaba yaguhamagara nk'uku kuri telefone, umuntu akaba yakora utundi tuntu, swate ashaka kwamamara ibintu nk'ibyo. Hanyuma Feri, aho ngaho i Burayi bibaho ko umuntu ashobora gufata kuganira n'undi, bakaganira kuri telefone,
cyangwa se akaba ari kumufata video wenda atabizi cyangwa abizi agashyira kuri social media nyine ubwo ngubwo akamena umuceri ubwo akaba ari byo biri gucuruzwa bikaba saga nk'ibi byina. Koza cyane kubw'icyo kibazo mbajije. Yego. Hari umuririmbyi wavuze indirimbo imwe ivuga ngo indirimbo y'198 mu gushimisha Imana. Yego. Igitaro cya gatatu kiravuga ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kibikarisuzuguza abataririmo nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami byaryo ngo aza birengere. Ya uzi impamvu ndirimbye iyo ndirimbo? Yego. Nukuri biteye agahinda n'isoni n'ikimwaro n'amarira no kuba umuntu yakwifata kuyitama akibaza ngo habaye iki. Yego. Bitewe n'ibintu dusigaye tubona mu bantu biyitirirwaga cyangwa biyitirira izina ry'Imana. Yego. Uyu Yesu rero nawe kubera ibintu akora n'uburyo ari mwiza. Ako Feri ntubishyire ndashaka kubijenereze mu buryo bwagutse ntubishyire ku bakozi b'Imana. Oya bituma n'abashaka kumuriraho ariko bakora amanyanga bitwaza iri zina. Yego. Ariko wenda reka mbikuraho mbishyire en general. Yego. Ngewe hari inkuru nabonye cyangwa se tumaze iminsi tubona kuri za rezo sosiyo. Yego. Tukifata ku munwa tukavuga ngo mugane wawo ndate kuva nabaho. Yego. Ukabona ni ibintu biteye agahinda. Birimo ubupagani bwinshi. Birimo ubwenge buke. Birimo gutakaza ubumuntu. Yego. Birimo gutakaza ikinyabupfura. Yego. Birimo no kutagira ibanga. Noneho wareba umuntu wabikoze kibaza se uyu muntu uretse no kuba ari umukristo basi anagira ubwenge busanzwe wenda hejuru y'ubukristo turi abantu mbere yo kuba abakristo turi abanyarwanda mbere yo kuba abakristo turi abanyarwanda mbere yo kuba abakristo twakagombye kugira indangagaciro zituranga. Yego. Uravuga abantu bitwikira mu nzu. Uretse ko abantu bafite imitima ikomeye. Yego. Ikindi umuntu akaba afite uburyo yavuganye n'Imana. Yego. Ugira ngo nk'ibintu bimaze iminsi byaribasiye tuvuge urugero nk'uriya mudamu Asiya. Yego. Ugira ngo ari umuntu ugira umutima woroshye ntimwazumva amakuru yandi atandukanye nayo muri kumva. Yiyahuye pe cyane. Iriya ni menace yo ku rwego rwo hejuru. Uzi gufungura social media zose ugasanga zose hariho amafoto yawe, hariho amavideo yawe, hariho amajwi yawe, hariho ibiki byawe. C'est incroyable. Ntabwo mbyumva. Noneho warumbajije ngo ese ngo aha bibaho. Izayi reka nkubwize ukuri. Yego. Tureke na video na audio. Yego. Fotora umuntu gusa ari ifoto. Yego. Ari ifoto gusa uyipuburiye ku mbuga nkoranyambaga zawe.
noneho abaje uburenganzira bwe bumurengera amafaranga wamuha ntiwazayabona cyo kora wenda leta yazagufasha kuyishyura reka cyane noneho ugakora ikosa ugakora skandari nduzi ko ari skandari yego ukaganira n'umuntu ikiganiro kiri intimite nka biriya yego byensira abantu bakundana bumva abana fiyansanya benda kuzabana nta magambo adasanzwe rwose ase yayabwiraga uriya hariya ni pasiteri yego oya tureke n'ukurirwa tumenshoninga cyangwa tureke kumenshoninga abantu twivugire muri rusange nta bintu bidasanzwe wagira igikangisho ngo mva amagambo yamubwiraga umuntu wese mukundanye wamubwira amagambo y'imvamutima zawe nyine ko umukunda yego noneho ugakorerera hano muri Europe wenda bariho nivugira nk'ubu turi kuganira ikiganiro hagati yanjye nawe turi babiri ngakora ikosa rya mbere ryo kubirikodinga yego ngakora ikosa rya kabiri ryo kubipuburiya yego uzi ko hano banki iyo iguhamagaye yego ariko ifite iyo sisiteme y'uko fone zose si na banki gusa nyine ubwo ni ndavuga ibigo byose ya generali bishobora gukora koro bikaguhamagara bitewe n'impamvu runaka yego zitari na mbi tuvuge bari gushaka gutereta dosiye yawe bakaguhamagara mbere yo gutangira ikiganiro barabanza bakiyegisikiza bakakubwira ngo twagiraga ngo tukumenyeshe ko iyi konverizasiyo igiye kuba aregisitire ngo ariko niba ushaka kwiyopoza kanda akanyenyeri cyangwa rimwe bitewe na kode bashyizeho niba udashaka ko tubikora kanda rimwe uzi ko nabo ubwabo babanza kugasa kandi si ibintu biba bavugana ni n'inyungu zawe wenda ni kerede wasabye cyangwa se ni ikintu ushaka kugura cyangwa se ni aferi zawe ushaka kubaza ni amafaranga yawe se ni mbese niwe bifitiye inyungu ariko mbere yo kukwaregisitira barabanza bakakubwira bakakwinforoma bakubwira ngo iyi konverizasiyo igiye kuba aregisitire tugiye kuyirikodinga ikiganiro tugiye kubwirana nawe tugiye kukirikodinga ariko ufite duruwa yo kutabyemera kanda akanyenyeri cyangwa rimwe kandi bakabikumenyesha kandi baba bagiye no kubyaregisitira nta naho bazabijyana ari uko gusa biri muri sisiteme zabo nyine ko koro zose zije zituruta regisiteriyeri baba bagomba kuzaregisitira ariko ntibashobora gukorere unabimenye ko bakwaregisitire batabikumenyesheje mama we hano mu nsengero kandi si mu nsengero se ntibaba bari gusenga yego haba harimo ngo otorizasiyo do audiovisuelle donc barabishyizeho barabyanditse barabaye ngo otorizasiyo niba ushaka kwiyopoza haba ari ahantu ugenda ukicara kamera itajya igera wowe uragenda ukaba ariwo wicara cyane urumva urwo ni urugero kandi ni mu rusengero yego noneho ibaze uri kuganira na sheri wawe wita sheri wawe uri kuganira n'inshuti yawe urahangaye ukoze aregisitoma ngo uzabone ikintu umukubitisha umunsi mwagiranye ikibazo yego setengra senereri terrible ni ikintu ntabona ukuntu nkubwira ibi nkubwira mbese nibyo bita mu gifaransa ngo ni skandari ubwabyo ibyo biri skandari pe ntabwo nkubesha kabisa ni ukuri kose ibyo bintu hano bikoze bagufunga baguca amande baguca amafaranga utabona icyo bita droit d'image mbese ntabwo nzi ikintu cyakubaho vurema mu Befesi ibice 4 umurongo wa 29 hari ijambo rivuga ngo ijambo ryose riteye isoni ngo ntirigaturuke mu kanwa kanyu ngo ahubwo uko mubonye uburyo
mujye muvuga iryiza ryose ngo ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. yego ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye namwe muri Kristo. yego Ubundi ngize inshingano z'abantu bakoresha rezo sosiyo ampulisi ari n'abakristo, ariko noneho tutagiye no mu by'abakristo, tugiye muri rusange. Noneho wakagombye kubanza kuyungurura kumenya ngo ese iyi audio ngiye gukina, iyi video ngiye, tuvuge urugero nkawe bagufatoye wambaye ubusa n'urugero, yego nimbishyira kuri rezo sosiyo nkoresha kuri platforme zanjye, ni irihe somo abantu bagiye kubikuramo? Donc biramarira iki abantu bagiye kubireba? baramarira iki sosiyete? Yego, nguhamagaye ndi kuvuga ntuze, ati cyantuze buryo ubwo ni umuntu nisa ntuze. yego ati ndi kubirikodinga, ati cyantuze ni reba ibyo cyakoze, cyantuze burya nta kigenda, cyantuze cyaranahemutse sinzakibabarira, kiriya gipagani naranakiborotse ntikizangarukire mu buzima. n'urugero. yego donc none ufasha ya audio urayitanze ngo bayikine muri ntuze, muri rezo sosiyo. ari nge ugiye kuyikina n'uwayitanze, ni iyihe mesaje nyamukuru irimo, ni irihe somo rifatika ngiye guha sosiyete? yego ibyo ni ibintu abantu bakagombye kumenya no gusobanukirwa. Ariko niba na leta ifite ayo mategeko y'icyo bita droit d'image na audio, yego s'il vous plaît, njya numva muri no minsi sigaye numva abantu biharaje ngo rwose ngo ribu ndayisaba. yego ariko hari ibibari ibyo rwose niba hari urwego mu Rwanda, kuko ntakubeshye nk'uko nabikubwiye, yego twebwe abantu bari hano i Burayi dukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane mu Rwanda, kubera ko tuba dufite amatsiko yo kumenya ibiri kubera iwacu, ibivugirwa iwacu. Ariko twirwa ni ukuri kose pe, twirwa twifashe ku munwa iyo turi kureba YouTube yo mu Rwanda, rezo sosiyo zo mu Rwanda, twifata ku munwa twati sosiyete nyarwanda yarangiritse bigeze ku iyi nivo. yego kuko Antoine Rutayisire yavuze ngo dusa n'abimutse twimukiye ku wundi mugabane bita rezo sosiyo. yego leta cyangwa inzego zibishinzwe nizidakurikirana ubuzima bw'aba baturage babo bimukiye kuri rezo sosiyo, yego bizangiza sosiyete. Ibi nkubwira ni ukuri, bizasenya sosiyete nyarwanda, bizasenya ibintu byinshi cyane, inzangano zizavuka ziteye ubwoba, harya abantu bashobora kwicana kubera arega hari ibintu abantu bakinisha. ariko izayi ikintu ukora audio ushyira kuri rezo sosiyo bitangira wenda ari rezo sosiyo imwe, byibuze bikarangira abantu miliyoni 2 ku isi bazi bayibonye bakumenye izayi, kandi bakakomenya mu bibi, bakakomenya bagusebya, bakuvuga ibigambo bitari byiza. Iyo ni menase, ni ukukwica urubozo, ni menase yo ku rwego rwo hejuru. Ni ukuri niba urwo rwego rubaho muri leta simbizi, iryo tegeko ribaho bita droit d'image, nibambabarire baryigisha abantu barimenye ko iryo tegeko ribaho kandi rya guhana, kandi batangire baryapurike.
umuntu nakoresha imaje y'abandi ubwabyo gufotora cyangwa gukamera umuntu atabizi wihishe ubwabyo bigize icyaha nubwo utagira aho uyijyana iyo video. hari ibintu hano usanga rimwe na rimwe iyo uganiriye n'abantu bamwe akubwira bati ibyo tuzi hano mu Rwanda nuko umuturage ari ku isonga kandi koko usanga ari byo. Ariko iyo bigeze kuri social media ubona mugani wawe ari nk'indisi. Voilà. Wenda nkaba leta itagenzura 100%. Noneho ugasanga iyo wenda umuntu baramuvuze gutya baramumanutse bazanye hehe na hehe noneho bakabona ntacyo babikozeho. Hari abavuga bati bo mbiswada ntabwo nakirirwa nivanga muri ibi bintu wenda wasanga uyu muntu afite ukuntu ari protege ibiza ari protege. Voilà. Akavuga ati none ko ubuse ntibaba bamureba kuko niyo usomye amakomantere usanga abantu bavuga bati se ibi bintu ribu irabizi irabibona. Ariko zayi naho mpagaruke siritople leta ifite ibintu byinshi rwana nabyo iyo ribu muvuga urebye dosiye baba bafite bahanganye nazo. Ako Feri niyo waba uhanganye nazo iyi nayo irakomeye. Iyi nayo gusa irakomeye. Iyi nayo irakomeye. Ntagiye umuntu wihangana. Umva hari ibintu by'abasesenguzi hano bihaba. Reba bazi gusesengura. Ahubwo agusesengure umusanga hatuye. Umubwira uti sesengura none turi musesengurane. Nicyo kintu kizakurikira kuko usanga n'abantu bitwa ngo nyine bakora ibyo bintu iyo ukurikiranye ubona ko rwose sinzi bo reka turindire turebe wenda icyo leta iza uko biri kose baba bari maso tuzareba icyo babivugaho babikoraho. Mbo njyewe mbona mu Rwanda hakwiriye ikintu bita amahugurwa. Yego. Amahugurwa ku bantu bakoresha rezo sosiyo. D'abord. Yego. Kuko ikibazo hari n'igihe atari umuturage wazanye inkuru. Wewe wenda ntafite iyo capacity yo kwanaliza ngo amenye ingaruka y'ibyo bintu agiye kuvuga icyo bizatanga. Ariko se umutunga mikoro na kamera we urumva adafite ikibazo ngo abanze yanariza amenya ngo ariko ibi bintu uyu muturage agiye gutangaza ibi bintu ubu bigiye gutanga iyihe message bigiye gutanga ubuhe butumwa muri society igiye kubyakira bigiye gutanga ubuhe butumwa mu muryango we no mu muryango w'abandi bantu bazabyumva ubundi noneho amahugurwa mbona rero nayahe. Yego. Mu Rwanda turabizi neza ko hari abanyamakuru babiri. Yego. Hari abanyamakuru b'umwuga babyize nyine bakajya mu ishuri bazi mwene uwo niyo yishe itegeko bamuhana bihanukire kuko abayishe ibyazi Yego. Ariko noneho hateye n'abandi banyamakuru bazi ngo ibi bintu bya YouTube bibamwe amafaranga. Yego. Umuntu agaturuka mu giturage agurishije akarima ke akagura kamera na mikoro. Yego. Ubundi akaza kwirwa twika nabe erega tuyatubona abantu babeshya twe ku mugaragaro mu Rwanda. Tanto umuntu akaza ngo ripu Israel arapfuye ejati ntuza arapfuye undati ntuze impanukira muhitanye nukuri abeshya apfundikanya ahimba ibintu by'ibinyoma kugira ngo arebe ko wenda iyo nkuru basi yarebwa bikongera views bikongera ubushobozi cyangwa se bikongera capacity y'amafaranga yinjiza. Yego. Kugira ngo abone n'uburyo aramburusa twadukerede yafasha gura ya kamera na ya mikoro. Ariko ndagira nkubwire ngo abanyamakuru b'umwuga bakagombye guterana nubwo nabo atari ba misa kigoroye abo bitwa ngo nabo mwuga. Yego. Bagakora niba navuga ngo ni centre de formation basi
bakajya bafata n'abo banyamakuru rero bo ntibitwa abanyamakuru da bitwa ngo hari abitwa ba influenceri ngo abantu ngo influencer societe urumva mbo basi bakabahugura kuko mbo ntabwo kugira ubwenge ari ukujya mu ishuri ngo wige amarisanse n'amadogitora n'ibikizi ntabwo ari cyo si bwo bwenge ariko umwe mu kintu ukora wakagombye kuba ufite umwe imirongo bakubwiye ntarengwa ugati rero dore ibintu ntarengwa ende truwa umwe bakabikubwira kuko iyo ufashe umuswa ukamutiza mikoro ubu mubwiye uti ubuswa bwawe bwari buzwe mu rwego rw'umudugudu amamaza ubuswa bwawe ubugoryi bwawe ubwamamaze guhera mu mudugudu mu kagari muri segiteri mu murenge mu gihugu ku isi yose niyo ufashe umunyabwenge ukamuha mikoro uba umuhaye ikibuga cyiza agiye kwamamarizaho iby'ubwenge bwe ariko twe upfa gufata mikoro ukayitunga umuntu ari uwaje yanyweye urumogi atazi n'ibyo ari kuvuga apfundikanya ngo ibi bizavamo viyuzi ukabutanze icyo kimesaje kikaba kiragiye yego ari uwaje yaraye akubise umugore ati ntunga mikoro nkubwire ukuntu umugore wanjye naraye mukubise yanesheje umutwe ukibaza mesaje iri mwaho ni iyi ari umugore bitagenze neza mu buriri ati mpa mikoro nkwereke ati nkubwire ukuntu umugabo wanjye ntacyo yamariraga mu buriri ibyo bintu bigiye kumarira iki sosiyete nkaho wagannye inzego zibishinzwe abakansara usanze abanyamakuru ntabwo abanyamakuru hari ibintu bikwiye gushyirwa abaganga bikwiye gushyirwa abantu bagenzura uburwayi bwo mu mutwe none ubishyiriye nde ubishyiriye umunyamakuru ariko si uwo witwa umunyamakuru bazaniye ibintu nk'ibyo ngo ni uko birimo viyuzi da ngo ni uko ariho byinjiriza amafaranga ariko ibyo babyita ni amafaranga ni amafaranga ariho umuvumo ni amafaranga ariho amaraso ari ibyo abantu rero ibyo ngibyo aba yabyibagiwe nta nubwo aba ashaka kubimwibutsa ubimwibukije ubu mubabaje ubumuhe mu ki ubu ndabizi iki kiganiro hari abantu bavuga ati reka shaho ati ivugira ibyo urahaze ngira ngo wenda tutarambira n'abantu turi kugenda tugana ku musozo Feri nk'uko wabivuze tugiye kujya tugerageza donc tukora ibintu biri live ku buryo wenda nshake n'abandi batumirwa ariko ni ukuri leta nigire ikintu ikoze ku bintu nk'ibi ndimo ndangiza wenda hari akantu kandi nashakaga kongeraho mbere y'uko turangiza iki kiganiro yego ikindi rero ni ikintu bita confiance cyangwa se kugira icyizere kugirira umuntu icyizere Izayi uzi wenda nkamwe muracyari mu nzira zo kurambagiza yego uzi ko mu minsi izaza uzajya ukundana n'umuntu agukunde nka 50% indi 50 avuge ngo onosejame cyangwa nimuganira avuga ati reka mvuge nziga ntawamenya niba atari kundi kodinga oya ahubwo se ubu ngubu si byo bihariho donc ibi bintu bigiye kujya bitakaza icyizere mu rukundo ku buryo ariko se ubundi iyingirwa mugore yo cyangwa iyingirwa mugabo cyangwa iyingirwa musore cyangwa mukobwa iyingirwa fiance ibeshya ngo ikunda uyu muntu ibiganiro byose bagirana ikabiri kumurikodinga cyangwa ikamufata amavideo itabizi kugira ngo izabone izamusebesha ngo umunsi batandukanye yego ubundi ururwo ni urukundo koko wagira umuntu mwakundanye gutyo cyangwa inshuti yawe gutyo ngo nuko wenda ngo mutakibanye cyangwa bitagenze uko wabyifuzaga cyangwa ibyo wamushakaga utabibonye umva reka nkubwize ukuri naragenze ndabona
ya rero bizatakariza abantu icyizere cy'urukundo kumva abantu n'imibanire cyangwa umuntu ajya gucyurira ati usigaye wicarana n'umuntu noneho wabona telefone wenda yarayifite nko mu ntoki ukabona yishyize nko ku meza mwicaye imbere uvuga uti ngo reka mvuga abiri tutandukane ni ukuri sinzi kandi reka mubwize ukuri usanga ibi bintu bikorwa n'abantu bake kandi bamwe. Uzi ko hano umuntu yamenye ko wamurikodinze nta na objectif yo kugira ahantu ujyana iyo video cyangwa iyo audio, uzi ko ufite dura yo kumurega. Noneho birenga ibyo ntubona nk'ubu ndi kurwana n'umudamu wanjye cyangwa twagiranye amakimbirane tukaba turi gutongana, yego nka muri coding. Uzi ko iyo mbijyanye muri polisi nk'ikimenyetso kitemerwa kuko barambwira ati nta duruwa wari ufite yo kumuri coding. Ako feri byagombye kuba ari uko rwose. Ati kuki wa muri nanjye bampana babanza bakampana kuki wenda nubwo turi kumva koko cyaba ikimenyetso ariko se wowe wari ufite duruwa yo kumuri coding. Icyo wabanza ukakiburana. Rero sinzi wenda tureka hari igihe n'abaturage rimwe na rimwe bavuga bati uko biri kose ibi bintu bishobora kuba bitagera muri presidence wenda ngo basi muzehe abibone kuko aramutse abibonye akagira icyo abivugaho bihita bikemuka ariko hatabayeho gukumira rwose ubu ngubu koko ibintu byose tujya turindira ko perezida wa repubulika ari ugomba kubidukemura. Kibazo iyo community yo twaba turi kubaka ubwo yaba ari bwoko ki? Kandi feri reka ngubwire ikindi kintu kimwe kizabaho. Uzajya kubona abantu batangiye kujya biyahura yiyambura ubuzima nk'uko kose. Avuga ati n'ubundi nta hondi. Oya ni ikibazo pe. Feri. Ya. Reka tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye duteguza abantu ikindi kiganiro muri iyi minsi nk'ingahe iri imbere. Hari kiliziya twabonye ariko ni umusigiti ariko witwa Mariya, witiriwe Mariya Mutagatifu. Mariya nyina wa Yezu. Urumva ibyo bintu ni ibintu biri contre kabisa bihabanye. Wari umusigiti noneho ukitirirwa Mariya Mutagatifu. Ubutaha turaje tuzabivugeho turebe n'abandi bantu batandukanye uburyo bagiye bakora za commentaire natwe tugire idafari dushyiraho. Yego hanyuma ngira ngo wongere utadukurikiranira amakuru kuri y'Amana yakozwe isigaye hesha abantu umugisha yibera mu nguni. Tugeze mu bihe bigoye. Paulo yavuze pe. Turagushimiye rero mukomeze mugire amahoro n'imigisha aho ngaho munadusengere akano karere kacu ubona ko harimo umwuka mubi. Ya rwose umwuka mubi wo yewe wazimagije ikirere cy'isi. Ugiteye ubwoba. Uzi ko uramutse urebye ahantu hari amahoro ni heza. Ni kwa Yesu. Niho honyine cyakora. Uba amahoro asigaye ari ay'umuntu ku giti cye naho aya rusange yo ntayo. Rwose isi iri kubyanga. Ya. Ariko nimuhumure. Yego. Sawa nawe nge ndagushimiye cyane Yesu aguha umugisha kabisa. Amen. Turi kumwe kandi ukomeze nawe ugira ibihe byiza ugubwe neza. Murakoze cyane. Ya. Bye.